wowe usuye yicano uyu mwanya ndagusaba ngo niba ari ubwa mbere winjiye kuri Kristo ariho TV ukande like, ukore subscribe, ukore share, kandi kudukurikirana bikugirira umumaro kuko ibyo dukora bishyigikiwe n'Imana, ntabwo ari bya bindi by'abatekamutwe. Niyo mpamvu nkwifuriza, niba ushaka kujya mu rugendo rugana Isiyoni, ushaka kugana mu ijuru, kudukurikirana ndumva nta gihombo kirimo. Niyo mpamvu rero tuje hano kubasobanurira kuri benshi batubajije uko tumaze iminsi turota tujya mu isoko, abandi bakarota bari gucuruza, abandi bakarota bari kumwe na bagenzi babo mu isoko, bakabona bimeze ukuntu. Nkwibutsa ko iyo ubibonye gutyo hari ibyo Imana ibishaka kukwereka. Wowe nubirota, kuko twebwe uko tubisobanura turabisobanura tugasobanuramo bikeya, ahubwo bitewe n'ibyo warose wowe ubwawe. Wowe iyo hari ibyo udasobanukiwemo ubasha kutwandikira kuri WhatsApp, nimero ni akamenyetso ko guteranya 250 72 83 14 5 9 5. Izo nizo nimero zacu dukoresha kuri WhatsApp, kuko niho dusobanura inzozi zose n'izindi zose warota. Uratwandikira, twasubiramo iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 72 83 14 5 9 5. Waba uri hanze izi nimero zirakora. Hagize n'ibindi washaka kutubaza nabyo wabitubaza kuri iyi nimero ya WhatsApp tuba tubahaye. Ubusobanuro bwose waba ukeneye twe turabisengera, Imana ikabasha kugira icyo yabitubwiraho mu bumana bwayo, kandi icyo tuyisabye nizera ko icyo tuyisabye twizeye ikiduha. Kandi hari n'abantu bajya badutuka, aba bantu mbihanangirize. Umuntu ukumva arakubwiye ibintu bidasobanutse, ariko nta rugendo rubura umuherekeza. Ikibazo ni uko wowe ubutukana uzabimenya nyuma, kandi nunabimenya nyuma uzabura ugufasha, kuko ibyo ukina nabyo ntago bizi. Uyu munsi amaraso ari kukoshya, amaraso y'ubusoresore cyangwa y'ubwana ari kukoshya, ariko uzabibona nutanabibona none ejo uzabibona. N'ijambo arahora bivuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Aho ngaho ni Imana iba yarababwiraga, bitewe n'uko hari abo ibwira ntibumve, nayo irangije ibabwira iryo jambo ko izabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezeho. Kuko ntago uzaba ukiyitabaje. Igihe yagukeneye yaragushatse urayibura, igihe yagukeneye wayimye amatwi, igihe yagukeneye washyize amatwi ku ruhande urigendera, uyereka ko itabaho. Ariko Imana nyamana itagira uko igenza, ishobora byose. Mbere na mbere ujye wibuka ko n'umwuka uhumeka, hari abawuhumekera mu bitaro, bakawuhumeka bawugura ku isaha. Wowe uhumeka uwuhumekera ubuntu, nta bomboni uriho, ntumanitse akaguru kwa muganga, uragenda ukagenda kuri moto za buri munsi, ugenda mu modoka za buri munsi. Bamwe imodoka zirabica, wowe ntacyuba. Abandi amagare arabica, ntacyuba. Abandi bagira impanuka zitandukanye, ntacyuba. Abandi baca mu nzira zitandukanye, abandi abacuraguzi barara ku mago, ntacyo muba. Abandi bakabaha n'ibyo baroze mu byayi cyangwa mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya, ntacyo baba kubw'imbabazi z'Imana, kuko Imana iba yabarinze. Ntacyo muha iyo Mana, ariko yabakenerayo ikababura.
wakabimenye, wagize ubwenge, wagatekereje kuri icyo kintu ko no kurya byonyine ukubirya nta kibazo bigutera, umenye ko hari ubirya bikamutera ikibazo bakamugenera kurya ku kiyiko, ariko wowe ubirya igihe ushakiye, isaha ushakiye, uranywa. Abandi barimo za sonde, abandi banyarira mu dupira, abandi mbese bigenda ukuntu gutandukanye. Ariko yaba wabimenyaga ugaca bugufi, ukubaha Imana yaguhaye umwuka w'ubusa, ukubaha Imana yakoze uruganda uriramo, uruganda rusya utashyizemo nta mashanyarazi akenewe, ahubwo Imana ikaba ifite esitarasiyo yayo yakoze mu nda yawe. Urwo ruganda waruha agaciro? Ese ntiwakubwira ngo ureme urura rumwe, ko urura rumwe ari inyama, warangiza ugahekenya igufa ukarishyiramo, ukibagirwa ko urishyize mu rura rw'inyama, ariko Imana ikaba ifite ubugenge icishamo. Ubwo bugenge icishamo rya gufa ntirikate rwarura, wabasha kunsobanurira ubwo bugenge? Wabasha kunsobanurira uburyo ki iyo Mana yakoze iyo mashini iri mu nda yawe? Wabasha kunsobanurira uburyo ki yabikoze? Yarangiza ikakubwira uti mwana wanjye ndagukeneye, warangiza ntiwumve, warangiza ukabiterera iyo ngiyo, ukagira ngo Imana ngo ihwanye nawe. Ntabwo ihwanye nawe, ahubwo ni uko ibibona ko uri umuntu, ariko yikubwiye ukanga, ikakubwira kabiri ukanga, bwa gatatu ukanga, ikindi gihe ihita ishyiraho umupaka, ikavuga uti nanjye nzagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho, icyo watinyaga cyaba uburwayi, icyo watinyaga cyaba impanuka, icyo watinyaga cyaba abarozi yakurindaga uryamye, icyo watinyaga cyaba icyo ari cyo cyose. Rero nakugira inama yo kubaha Uwiteka Imana yawe kugira ngo uramire mu gihugu cyayo, kugira ngo ubashe no kuyigiriraho umugisha. Kumvira biruta ibitambo, aho kugira wumvira Imana, ahubwo wowe wirukankira kujya mu bapfumu, ukirukankira kujya mu barozi. Ese wakibajije uwo mupfumu upfumura apfumuza ibyatsi yaremye, apfumuza imiti yashyize ku isi? Ibyo wabanza ukabimenya, ntiwagahaye Imana agaciro? Ibyo wakagombye kubimenya mbere y'uko ukina n'Imana. Reka twihute dusobanure ku isoko ho gatoya, ibindi Imana nibishaka ikabishima, ikagira icyo ishaka kukugiraho inama, ikagira ibyo ukwereka, uratwandikira utubwire. Kandi ntiwibagirwe gukora share, like, comment, niba uri mushya na subscribe. Kunkandiraho ntacyo byagutwara rwose, kuko ni inkunga yawe ikomeye, kandi Imana igize n'irindi hishurirwa yaguha, wadufasha n'ibikoresho tuba tubikeneye. Imana iguhe umugisha wowe uri kutwumva. Reka dusobanure ku isoko ho umwanya mutoya, kuko n'ibindi biracyaza. Hari igihe waba wararose ujya mu isoko nk'uko kose, ukarota ibintu nk'ibyo byose, ariko Imana ishobora byose kandi isobanura n'ibihishwe. Ni byinshi Imana iba yaragiye kwereka, warangiza ukabica amazi, warangiza ukavuga ngo ni inzozi, ariko Imana ibasha guhishura niba ari inzozi z'umuruho cyangwa niba ari inzozi zivuye ku Mana. Byose irabishobora. Nurota ujya gucuruza mu isoko, icya mbere cyo isoko risobanura abantu batizera, kuko riba riri gukoreramo abantu b'ingeri zose, mbese ibintu bitandukanye. Bigereranywa na rya soko mburamumaro ryo mu gatabo ka Mukristo. Niba waragasomye uzagerageze urebe,
byose byenda guhura n'isoko, kuko isoko mburamumaro ribamo ibintu byinshi, ibigushuka, ibikugira inama itari nziza mbese. Ariko umukristo uzi ko yaguze ibyo yaguze, urabizi ntiriwe nanabisubiramo, nawe ugomba guhaha nyine kwizera, ugahaha byinshi bitandukanye bigana mu rurembo rw'ijuru, aho kugira wishakire indamu gusa. Isoko risobanura abantu batizera, rikongera rigasobanura imyuka mibi n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko mbashije kuvugamo ibyo bibiri gusa, kuko Imana yo yashatse kukugenderera ikagusura, ikwereka ibyo ishaka kukwereka kandi ugasobanukirwa. Rero iyo urose wegeranye na mugenzi wawe, ukabona mugenzi wawe yambaye neza, muri gucuruzanya, ukabona ari gucuruza imbuto nziza zitaboze. Izo mbuto, urubuto burya rufite uko rusobanurwa bitewe n'urwo ari rwo, n'uko warubonye, n'uko ruhagaze. Uwo muntu we yambaye neza muri gucuruzanya, umenye ko uwo nguwo ari mu isezerano ryiwe, n'imbuto ze yo ntacyo zibaye, ari mu isezerano ryiwe. Kandi iyo arimo akora ukabona ntakubwira nabi, uwo muntu aba afite umugisha. Igihe cye cyo gukora kiba kiri, igihe cye cyo gukora nicyo aba arimo. Rero wowe ushobora kubona ujya gukora ukabona biranze, nurota ukabona ugiye gukora nyine, ukabona ugiye mu isoko gucuruza ukabona biranze. Icyo gihe uzahita ushyiraho umupaka, uvuga uti ibi bintu ngiyemo si cyo gihe. Nubona nurota nyine ukajya gucuruza ukabona biranze, uzavuge ngo igihe cyo gucuruza cyanjye ntikiragera, ahubwo uzasenga usaba Imana ngo Mana, igihe cyanjye cyo gukora ni ikihe? Ibyo ngibyo numara kubikora, Imana ifite ubundi bubasha, ishobora kukubwira ati wenda akazi kawe kari bugufi, cyangwa ikakubwira inzira nyine wacamo kugira ugwe ku mugisha wawe. Ariko nuhatiriza ukajya gukora, yakweretse ko warose ujya mu isoko ugahomba, nawe ugaforusa ngo reka njyeyo, ubwo amafaranga yampaye ntayakoresheje, n'ubundi yabapfuye ubusa, byaruta ukayasubiza nyirayo, ukamubwira ko byanze, ko ukiri kubitekerezaho, aho byagira umumaro. Ariko iyo unangiye umutima ukajya gukora, icyo gihe ayo mafaranga arashya, byaruta icyo kintu ikubujije ugahindura ugashaka ikindi, akaba ari cyo ujya gukora aho kugira ujye gukora icyo ikubujije. Isoko ni byinshi risobanura rero. Imbuto umuntu acuruza ziba zifite icyo zisobanuye. Hari igihe umuntu aba yambaye imyenda, ibara ryayo rikaba rifite icyo risobanuye. Wowe wabona muri gukorana, mbese ni inzira nyinshi, iby'Imana ishima n'ibyo ikwereka aba ari byo wowe udusobanuza n'ibigukundira. Uwo Imana ishaka kugirira neza ntibura inzira ibicishamo, ariko hari igihe ibicisha mu nzira y'inzozi cyangwa iyerekwa cyangwa ihishurirwa, warangiza ntumenye ibyo ikubwiye, warangiza wowe ukitekerereza ibyawe, kandi yashakaga ko ugera ku mugisha wawe. Aribwo uzasanga uhora wizengurukaho ibyinshi ari wowe wabyiteye. Icyo gihe ntuzarenganye Imana ngo ntago ikuzi, uruhare runini ni wowe uzaba wiyoboye. Rero wowe kurikirana channel yitwa Kristariho TV, niyo mpamvu ngusabye ngo ntugende udakoze like cyangwa share, comment. Niba uri mushya, subscribe yawe irakenewe. N'ibindi nakagaruka. Imana ikomeze ibaho umugisha kandi bashyigikire mu byo mukora no mu byo muvuga. Imana ibabere maso. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubaba hafi.